papi we abyumve kamera ziraregeye papi kamera ziraregeye ibyo rero itangazamakuru navuga ko bitari ahantu heza si uwa mbere si uwa kabiri bivugwa ko RMC secrétaire executive wa RMC aho gufasha abanyamakuru abagambanira icyambere dukora ikiganiro kuri wa mukire wo kuri Twitter igihe yavugaga ngo abaturanyi bazaza kudukoropera no gukora mu mawese twakoze ikiganiro turi bane ngewe Theogene Rukizangabo na Sam noneho umunyamabanga ashirwa ko wara MC akimbona ngo ngize amahirwe ngo Sam ngo nakaregera ngo bari hano mu ruhame avuga ko mu kiganiro twakoze ngo twangije izina ry'uyu mugabo uwo mukire wo kuri Twitter ariko nawe wa mugabo we ntabwo ari uko bakira muraho waba uri umunyeshuri cyangwa uri umubyeyi ufite umwana wifuza kwiga kaminuza ngufite amakuru meza Hanika Anglican Integrated Polytechnic ni kaminuza nziza iherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza tubafitiye amashami atandukanye nka Information Technology, Automobile Technology na Civil Engineering. Ni koko ngimishijwe ikaramu ntiramburura. Marakaza neza muri Hanika Anglican Integrated Polytechnic. Yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turagarutse na mwarimu wacu murabona arasa neza cyane twicare hano neza cyane muri Saint Paul mwari wiriwe neza? Wiriwe neza. Umeze neza? Sava. Yana wambaye ishati nziza kabisa. Irasa neza cyane. Yego. Uyu munsi dutangiye mbona uri kureba ku madokima ku madosiye yo waje yitwaje amadosiye cyategurwa rega birya bibiri bindi mwamubona hitamvuga tanga ni sawa yego tuzaniye iki uyu munsi abantu bihangane kuba twatinze gukora cyangwa tudaheruka gukora neza ariko hari byinshi byagiye biba muri kino gihe twari dukeneye kuganiraho hari utuntu tubiri mbanza kwibutsa mu biganiro biherutse kuri case ya Shadibu nibagiwe akantu kamwe yego nakandi navuze nshaka kongera gusobanura neza hano icyambere abantu bakoresha amategeko bahorana amategeko mu biganza abavoka abarimu bayo abayiga abacamanza abashinjacyaha bazadusobanurire ngo bazarebe muri etymology inkomoko yo gufata ku ngufu icyo mu gifaransa bita viol cyangwa se mu cyongereza rape hanyuma batumenyere ngo ese gufata ku ngufu no gukorana imibonano bitsina n'umuntu utabishaka ese no gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu utabizi ko muri iriya case ya Shadibu harimo kuba atarabizi ariko nibyo biremereye kuba atabizi kwiba umugono kumwiba umugono nuvuga ngo atabishaka ku ngufu byakabaye mu nyumvo yanyu yakabaye ari uko atabishaka munanegosiye biranze ruragiganye agashyiraho imbaraga none we ntiyarabizi birinda birangira atabizi icya kabiri nuko buri bigera bigeze mu rukiko abavoka bazabanza basobanure ese kuvamo kw'ikariso egari gusambanywa hanyuma none barebe bya ibimenyetso rero ku mukobwa uri mu mihango ku mugore uri mu mihango akanasambanywa iyo mvange sinzi niba laboratoire zizabitandukanye ariko tsoke nta kibazo icyo ni kimwe akandi ntibagiwe kandi nayo ngafite mu mutwe ntiwansomborotsa neza nuko bari abantu bakinanye umukino wa gicuti barasangiye barasinda bose bararyamana aho hose nta ngufu zabayemo ikibazo cyabaye kwibona yambaye ubusa hanyuma impamvu byita umukino wa gicuti nuko uriya mwana yabyishe nawe yazanye mu bwana bwinshi umukobwa yaramubwiraga ngo reka nsinduke tujyane kuri ribu nje kukurega urumva atari umukino wa gicuti se umwana nuko yabaye umwana akagira ubwoba ubundi iyo bari kugera kuri ribu umukobwa ati mbazaniye umuntu wankoreye icyaha nundi ati baranzanye ngo namuvanyemo ikariso mbese ukumva
ikiganiro nibwo cyari kuryoha kandi uriya mwana nibwo yari kubitavuga ati nakabaye naba nakoze icyaha nkaherekeza uwo nagikoreye yakoze ubwana uriya mwana yakoze ubwana. Hanyuma ubwo ikindi cyo rero nakivuze ku bijyanye na maturité mentale vis-à-vis ya maturité chronologique. Turabara ubukure mu myaka ntabwo tubara ubukure mu bwonko. Twakabaye tubara ubukure mu bwonko none byazamo no ku ngufu tukareba wenda ufite imbaraga. So nukuvuga ngo mu myaka umukobwa aramuruta, mu bwonko umukobwa aramuruta, wenda ubwo hagasigara iby'imbaraga, ariko ntazarimo kuko atabimenye. So bazadutandukanyirize gukoresha imibonano mpuzabitsina umuntu utabishaka no gukoresha imibonano mpuzabitsina umuntu utabizi. Niho handi nakubwiye ko ari nko kwenda umurambo, kurongora amayiti tabizi kabisa. Ako kanyuma niko kaba gakazi kamwiba umugono, ariko gafite ibimenyetso. Hanyuma ikindi kuri KOP abakire n'abagiriye inama nziza yatuma batahora basa n'abahanganye n'itangazamakuru. Ndababwira ngo niba ufite ibikorwa byawe byinjiza bifite icyo bimariye abanyarwanda, korana n'itangazamakuru bagusure igihe biri kugenda neza. Hanyuma niwumva wanyereye bahamagare, simvuze ngo bose, bamwe muri bo mujye inama, bakugira inama ubikosore batagombye kubivuga. Ariko nibizana bazasanga utarabikosora, nta nubwo bazaba baje kujya inama, bazaba baje gukora inkuru. Mu gihe ubahamagaye uti ko bimeze cyana gutya tubigenze gute, umunyamakuru ntabwo ategetswe gukora inkuru zose, ariko mwavuganye. Gutegereza gukandisha inzugi rero muzahati baba bakire, muzahati baba. Umunyamakuru niba avuga ngo kanaka yashyize itsinda ry'impiga, ni ishema se kuri we? Nishwe ntabwo ari ishema, urasebye. Ibyo wabona byose, icyo wakora umunyamakuru cyose, wowe urasebye. Ubwo ndaza mu kanya ngiye ndaza kubigeraho. Nkiriya kesi ya Papi, uriya mugabo waregaga Papi, bamugiriye inama abagabo benshi bakize mbere ye, banamukijije, umugabo aranga. So birangira tugize amahirwe aranamutsinda sasa. Ubuse ari Papi ari na materne n'undi uri hejuru. Mu bijyanye n'iki? Muri societe ni Papi. Wani yaramutsinze kandi yamureze bitari ngombwa. Ni Papi. Ariko Papi ndaza kumugira inama nimbigarukaho. Yitonde imishyikirano ari kugirana n'abavandimwe ba materne. Ko materne nuba aracyashaka ikindi cyaha kuri Papi. Yashyizeho ingenza ndabizi. Yanyanyagije amatelefone yo kufotora Papi ari kumwe n'abagize umuryango we. Muri bimwe mu byo Papi yari yazize uko materne yabonye imitungo aho ayikomora, niba ari kuri mukuru we ngo wapfuye, umugore wa mukuru we nawe akaba afite uburwayi, kuyikomora kwa sebukwe, ibyo byose Papi ashatse ira dosiye yabayiretse akayifunga pe. Tujye tugirana inama nkuko Theogene yabwiye, Theogene Imana yakiza nawe yavuze ati Eric bagira ubusa aho uri hose, ibintu uzi ni byinshi, uceceke. Kandi nawe yarabyumvise. Tujye tugirana inama. So uyu munsi rero tugiye kugaruka ubwo bimaze iminsi bihita, icyo ndakirangije. Abakire n'abagiriye inama mubyumve witegereza kugira ngo abantu azagusangana amafuti, utangire unegosiye, umubwire ngo uvuge ko utambonye, wiciye amazi, wari kumushaka hakiri kare. Yego. Wari kumushaka hakiri kare. Nabaye urugero rwa Kayombye yakize kera. Sinzi ubutunzi afite kuri nose, ariko mu bakize mbere arimo. Namukoze w'ikiganiro. Bari bafite ubwatsi arimo. Yego. Bwavuba se bwa kera bwo kwivuka. Urabyumva? Ariko twaravuganye mubaza ukuntu yambuye abakomisiyoneri bamugurishirije. Ati uzabazane dukorane ikiganiro. Bakire nka Majyambere. Majyambere ubundi gukira, ubukire bwa nyabwo, erekana abo wakijije, erekana ibikorwa byawe. Uriya gukandisha abantu inzugi, baraguha isoko ry'inka ukazana uduhene, inkuru zigasohoka muri The New Times. Baraguha isoko ry'umuhanda wa kaburimbo, ugasigaho igikoma, ugakoresha uburoso. Abakozi urambura mu bishanga, warangiza ukirwa wirata. Theogene yavuze ngo abakire bo kuri Twitter, garagaza abo wakijije.
uko niko gukira kuzima kandi barahari bakabaye bafatira ingero ubwo mvuze majyambere babandi ubwo babonye ibyo bajya kuvuga ariko nanjye mba nkeneye kubaha ibyo bavuga barahari n'abandi hanyuma rero uyu munsi kamere kuko ibintu nari nabiteguye ariko ni ibiganiro bibiri ntago byose bivugira rimwe ndavuga ku banyamakuru bari guhunga abari mu manza abafunzwe vis-a-vis RMC ishinzwe kubavugira tuzakora n'ikindi kiganiro nshingiye ku buhamya bwa ACP Jarudi Kuradupagase yatangiye muri Unity Club na General Fred Bingira kubijyanye n'uburyo ingengabitekerezo ikura n'ukuntu yahoze zatanga n'ingero abantu twe twiga segonderi abigaga muri kaminuza abigaga muri SM bararasanaga nacyo tuzagikora Jarudi yabaye nk'ubikomozaho ariko umwanya wabubanye mutoya nta detail yatanze ngero nashatse izindi hamwe yabwiye rwose buri promotion muri SM ntiyaburaga abantu impfu nk'ebyiri kandi zishingiye uturere amoko rimwe na rimwe ku cyamoko abantu barengana kuko ntabwo umuntu muhuriye ku ishuri ahita ajya kureba iwanyu ngo nubuhe bwoko ntukureba ibitekerezo byawe ushyigikiye iki muri ibi urumva cyane cyane ama promotion guhera ku ya 29 we akabalansa mu mutwe agahita amenya aho gushyirayo sinabikubwiye se ko umuntu wese wari ufite imyaka iri hejuru ya 15 muri 94 yari afite ahantu ahagaze aho rero warahaziraga batitaye ngo iwanyu ni hehe batitaye ngo so ni kare guhera kuri promotion ya 29 muri SM École Supérieure Militaire ubwo 29 ni nk'iya muri 88 ya 30 muri 89 kuzamura kugera iy'ikenda kabiri niko abantu bapfa ibyo rero ndaza kubihuza rero na bano bantu basebe radio n'ikipe yose Claude nako Theogene yabagize mu byiciro ariko we yavugaga batatu ariko maze kubona hamaze kwiyongeraho urwana rw'iwacu nahoze mvugana na se hamaze kwiyongeraho na wa mukire wo kuri Twitter abo bose nabo nzabakoramo ikiganiro ngihuza n'ubuhamya bwa Jarudi Assistant Commissioner of Police Jarudi Kuradupagase na Fred Bingira ibi bintu tuba twigira hano mu gisivili abo mu biturika bazi byinshi cyane ariko aho buriya nzagikora ejo ntago nabivanga none reka tugende abanyamakuru bamaze guhunga mu gihe cy'imyaka itagera kuri 5 Etienne Gatanazi Byansibeka Theogene Manirakiza Bosco Impaya Eric Bagira ubusa Bihibindi Nuhu na wa musaza w'igitaramo Sibomana Atanazi uretse ko we atajyanwe n'ibijyanye n'akazi ko rero atangiye pansiyo aba bantu hanyuma twavuga abaregetse harimo Papi kuko nubu baracyamushakisha uriya mucuruzi ntarashirwa kandi bamugira inama uriya mucuruzi azahati baba Papi agomba kwitonda na wa muhungu na wa wundi bantumyeho uturinete umwe bantumyeho bugacya akajya kwiga agahita avuga ati ntago bishoboka ibi bintu ayinya tuva Musanze mu rugendo rwa Wasake twaje mu modoka ndi kumwe n'umugabo ukorana n'aba bombi Papi n'uyu muhungu turimo tuvuga ngo who is next turi gushaka who is next so next yabaye Theogene ariko harundi kandi ibyo bintu wari wabivuze ukivuza none kinwa cya muzehe kinanuka rakina kiseme bongo numvishe rwana ruhongera kubigarukaho hamwe na Sebi radio ariko iki kiganiro nubwo kiri ndi kuribwa ni gute apotre na pasteur bicara kuri kamera ntumve verse biblique bakavuga kuri Karegeya ese ni Pawuli ntumwa na Befeso ese barava i Betlehemu bajya i Moabu ese baravia Yerusalemu bagiye Yeriko reka da ni gute twisanze aha hantu abantu bitwa ngo abakozi b'Imana babiri bakicara bavuga kuri Karegeya
nta murongo wa Bibiliya, nta rusengero bavuze, nta sengesho, nta n'iryo babanza. Yewe wumva aho tugeze. Good, ibyo ndaza kubigarukaho. Noneho rero muri make birasa naho bihura, ariko nzabigira mu kindi kiganiro. Gatanazi yagiye nk'ugiye mu mahugurwa, ariko ibyo byatangiye kurabura. Habaye igisa n'inama ya online, ayijyamo anafatamo ijambo, anakora n'amajeste yo gushyigikira ibyo abandi bavugaga. Nibwo ibyo byatangiye gusa naho bitaryoshye. Bamutumaho abanyamakuru, abayoboye itangazamakuru iryigenga na RMC, baramureba, barakomeza, baragira. Nanjye ubwanjye hari aho nageze, ariko nge nta wari wantumye byo kujya inama. Ariko Gatanazi nge mwibariza impamvu biriya yabigiyemo, nawe yarafite abashaka kwihimuraho, bari bamaze iminsi bamwibasiye kuri Twitter. Ubwo biraza guhura na babandi nyine, babandi Theogene yavuze ari batatu, nkaba ngiye maze kubagira batanu. Ubwo nuko Gatanazi yagiye. Byansiwe yarafite asa naho wari ufite umugambi muremure, ko nta kigaragaza cyo si busy, atazabyumva nabi, ariko nta menace yagaragaraga ko yaramaze gukora ubukwe, kandi aho yashatse ntabwo horoshye. Ni nabo bamwogoshesheje zira dread ngira ngo. Ariko kubera ko yakoraga cyane cyane no mu Cyongereza, yasaga naho aregeye. Theogene Manirakiza yakoze inkuru nyinshi, yarafunzwe, burabyibuka. Ejo bundi hari akantu ndaza kuguha ikiganiro uze kugikata. Atangiye gukorera mu bihuru, nakubwiye ko ikiganiro cye cyarangwaga n'iki? Kwimyoza, kwitsa imitima no kwiruhutsa. Hari ikiganiro yakozemo, ngewe ngira ngo yimyoje 6 mu munota umwe. Ngira ngo ari gukorera ikiganiro mu Bisheke, ukagira ngo ari kumira, ari kurya gasheke, yarabeze nk'uri mu Bisheke. Uzakirebe, yagikoze mu cyumweru gishize, hari ku isaha imwe n'iminota 4 nibwo yimyoza izo shuru. Ubwo ahandi simbibaze, ubushize rero nakubwiye ngo mu minota 3, oya, yimyoje 6 ku isaha n'umunota wa 4. Byagiye kugera ku munota wa 5 yimyoje 6. Donc ikiganiro cyabaye Ibisheke, wagira ngo ari guhekenya Ibisheke. Aguna ikindi inkuru ze zigakunda kubamo ngo nubwo ntari bubabwira amazina, nubwo donc ibintu byose agenda akikira. Byari ibimenyetso by'uko uwo muntu niba ari ukuba ari inkuru ntari kwibara ngo ayirangize, ntari kuvuga abantu bagize uruhare muri ibyo. Instability. Bosco Impa yawe yavuze ko yarafite urubanza rwa wa mu DJ w'umudamu. Eric Bagirubusa we yakoze nyinshi cyane. Ubundi abaragiye kera nuko byari ibyijwi rya Amerika. Yakoze byinshi, hari inkuru ya Rutonde ni hano hirya urenze mu Nzove ukagera ku muhanda na Rwahi, ni muri babice aho na za Nyabyondo, muri kara gace niho inkuru yayikoreye yari ijyanye n'imibiri yagomba gushyingurwa mu cyubahiro. Bisa nabi, inkuru icaho bisa nabi. Nyuma yaho muri kino gihe cya vuba, kuko iyo nkuru yayikoze ngira ngo ni nko muri corona, cyangwa ni muri corona, yakoraga nyinshi. Akora iyindi ikiri nigeze kumva nuko ngo yakoze ikiganiro avuga ngo Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda aranzwe, hanyuma bagakata akantu akavuga ngo iyi content igamije iki. Akagira ibiganiro byinshi yagiye akora kuri kesi ya Kangondo na Kibiraro, kuri abahungu bitwa ba Jado na Shikama. Akagira amabanga menshi ya Karasira. Ibyo nibyo Theogene avuga ati uceceke, aho wagera hose uceceke. Bihibindi Nuhu naje kumenya ko ashaka karageze ku mugabane wundi utari Afrika, ariko yamaze igihe
abantu bibaza niba hari cyangwa niba adahari. Bamwe bati yagiye Tanzania mu mahugurwa, abandi batari Bugande, abandi bati ari Nairobi. Ariko namenye ko yageze mu kundi mugabane. Hanyuma n'uriya musaza, uriya musaza we nubwo namuvuzeho bikagaragara ukundi, ibyo ntago bijyanye n'akazi. Ngira ngo imbarutso yo kugenda kwe mu marira ye avugamo pansiyo ntoya, ariko akavugamo n'umuntu waguye kwa Kabuga. Ubwo rero who is next? Nabavuze papi we abyumve. Kamera ziraregeye papi, kamera ziraregeye. Uwo mugabo mwaburanaga arimo arashaka ibindi bihamya, yashyizeho ingenza. Muvoma zawe zose wirinda abantu bo muri uwo muryango. Inkuru niba warayikoze ikakugeza mu rukiko, ukagira Imana ukaba umwere, ibyaho hantu iby'uwo muryango bireke. Ariko nawe wa mugabo we ntabwo ari uko bakira. Uyu mugabo naramubungabunze, urabyumva? Naramubungabunze kuko hari uburyo muzi nubwo watanze. Naramubungabunze ari impamvu. Ariko abamugiriye inama benshi bajyanaga ubutumwa bwanjye, ntashaka kumva, arashaka gukomeza kugigira. Arahangana na papi kweri, umuntu w'amataje, umuntu afite ubuzu bwinshi bunyanyagiye ahantu za hehe, afite n'abamumwishyuriza, abo nibo bari kugenza papi. Arahangana na papi ngo bigende bite? Wakize ku giti cyawe, aho yakomora ko ntawe uhakubajije. Niba papi yaramenye umuceri nahagarike. Niba yakomora kuri mukuru wawe wapfuye, niba yakomora ku mugore we nawe warwaye, nanze kuvuga indwara afite, niba yakomora kuri sobukwe, enjoy your wealth. Ariko ureke kwirwa uhangana n'abantu. Ntabwo ariko bakira. Na papi nawe narekeraho. Yego, bombi barekeraho. Papi inkuru zo ntabwo nakwe kuzikora. Ariko hari ikibazo bari kumugenza ngo papa arashaka gukora icukumbura ku nkomoko y'umutungo w'uriya mugabo, agaca mu miryango, kuko imiryango y'uriya mugabo ntabwo bavuga rumwe. Niba ibyo bavuga ari byo, niba atari byo, papi nabireke. Kuko abagize uriya muryango bavuga ko uriya mugabo ngo yaba yarazunguye ibya mukuru we, ariko ntayo abavandimwe. None papa akaba yishaka gukomeza ngo abo bavandimwe bamuhe ubwino. Ubwo bwino rero kure ko umugabo azi ko papa ari kubushaka, umugabo yanyanyagije amantene, amatelefone, amatachi, isaha n'isaha. Ubwo wa muhungu we rero we vraiment kwanza ikirego cye cyarakiriwe. Ura muhungu turi nete, umwe bantumyeho buga cyakabihakana. Mubo yabihakaniye yabibwiye Eric bagira ubusa, ngo ntabwo rigeze ngeriwe. Kandi nagezeyo nkakikira n'umwana, narahasanze abandi bakameramani, abandi bajya makuru babiri, harimo umwe w'ubwanwa tugeze gukorana ku muryango. Suriya muhungu nge sinzi ikibazo afite. Umugore we twarabonanye, umwana twarabonanye, nabo bahungu bakoraga ikiganiro twarabonanye, n'ibyo yambwiye arabizi. Arangije arahakana, yabanje kwibwira bagira ubusa hagati yabo bombi, ageze ajya no kuri kamera. Ngaho nyumvira. Ese sha ubwuzi iyo uciye amazi ntumwa, ubusuzuguwe uwayitumye, kandi uwantumye arahari, nawe arabyumva, uzamubona. Yinya ikintu kibi cyane gusuzugura intumwa, kosa rikomeye cyane gusuzugura intumwa. Bamuntumyeho nk'umuntu dukorana. Ndabyibuka ubutumwa bwansanze hari kuwa gatatu, nagiye Nyamata premidi, imvura iragwa, barampamagara mu mvura mu ruko nitaba, ndataha ngeze muri quartier, mfata telefone nka 2:00 z'ijoro, njya kuri chat kuri WhatsApp, nandikira wa wundi wampamagaye, navuga ngo ni ibiki nagonze ko bampamagaye cyane, ni ibiki. Ahita amamagara ambwira ati humura ntabwo ari ibyawe, ariko uyu muhungu mumugira inama. Nanjye navuga nti ndashimye, ubutumwa ndabusohoza, nzindukira mu kiganiro muri kuri SKFM Frontline, nkivamo moto direct hari ahantu yitwa ngo ni mu biki mama, mu miduha. Oya ntabwo ari mu miduha, hari ikindi kizina, ni hino utaragera ku musigiti mu Kabande, ukazamuka gutyo ugakata sinzi ukuntu bahita ngo ni mu biki. Umuhungu arangije aragenda aritereka ati ukuntu nkomeye
ntago bantu mahuriye barabyumva wari wantumye arabyumva so iyo tutanye muri who is next ayinya kandi waje no mu kiganiro ku Gisozi urabimbwira ati mvuyeyo aha noneho rero uko byagenze hanyuma ubwo abo ngabo nabakiri hanze ejo harundi abari gereza bo sinakubwira hari abari babahungu cyakitangaza makuru sinibuka izina ryacyo babahungu gitangaza ntibari kubanza ari inzira ya demokarasi amanyamara ni inzira ya demokarasi babandi bari mu nkiko bunganirwa na OVPR umanza igitangaza ko cyari inzira ya demokarasi kikaba gifitanye isano na Ingabire Victoire abyumva genda gake gende nibuka uze kunyibutsa gatoya abo banyamakuru icyo kinyamakuru ngo gishamikiye kuri Ingabire Victoire tujya mu rubanza narabikubwiye igihe tujya mu rubanza nkazana inkuru ya Dr Semwaga wari wagiye mu nkuru nari nagiye mu yabo rurasubikwa barwimurira kuwa kabiri sidamenya aho rugeze ubu ngubu ariko ikimenyetso cyuko bafitanye isano na Ingabire Victoire Sebiradiyo yanyeretse umukobwa munini w'Ijeya uhetse igikapu ambwira ko ngo no kurwa Ingabire Victoire niwe ubuhari agashyi icyo gihe Sebiradiyo yambwiye nubwo ntabyemeye Eric yanze kunyemerera yarambwiye ngo uwo mukobwa yaje mu modoka ya Eric Bagirubusa ariko amavigo abiri yari ahari ya Eric nari nsanzwe nyizi ndamubaza nshaka kumubaza ngo plaque yawe ni iyihe iyo nari nzi barambwa ngo yakoze mutation ariko mbona imodoka zari shyashya cyane kurusha ya Eric Bagirubusa urumva barabihuzaga kandi ubwo Sebiradiyo urabizi ko ariko ntago byari byo iyo modoka ntago yari yabagirubusa we yarebye ibara gusa ariko ntago indi yari shyashya iyo nasanze yari shyashya paraporo yabagirubusa yego ikindi shaka kuvuga Bagirubusa nawe bamushingira Ingabire Victoire naka gahungu kuturi nete nako wumvise ko bagashingiye Ingabire Victoire sibyo ni nabyo katangiye ikirego hari n'undi ufunzwe manza cyuma nawe bamushingira Ingabire Victoire ariko ni hahandi muri cya kiganiro nzongera kukubwira abagore bari muri Kigali beza abakobwa abafiyemera abafite abagabo abanyeshuri abo bantu bategereje afungurwa bategereje wabaga hanze urumva yego iyo batangiye nuvuga ngo kugushingira umuntu uhora mu byaha uhora kurikiranyweho ibyaha egari kugushyirana nawe nyine mu murongo utukura si byose ko bimeze kugira gushingira umucuranzi runaka bagushyingire mukobwa ufite ikindi yagezeho kuki babashyingira ukurikiranwa n'inkiko yego kaba kabaye yego noneho ni ikimenyetso reka ngusubize inyuma ho gato aba banyamakuru bose urwo rutonde rwose umbwiye bo bava mu Rwanda bavuga ko bahunze sibyo bagerayo umurongo bakoragamo bakawuhindura utanga ingero Eric ntarakora abakora ivuga amazina urutinya ndetse iyi ni Keopimana mbwira ingero ntiwavuzemo Bosco Impara yari afite uwuhe se mbere ari hano yari afite uwuhe ntacyo yahinduye usibye ko avuga ukuri kwinshi paraporo y'ibyo yavugiraga ntacyo yahinduye hanyuma uko kuri rero uko kuri bavuga bageze hakurya kuki batakuvugira mu Rwanda bagera hakurya wese uko ufite urakuvuga ubusa ngiye uri kumva ari uko ndi kuvuga yishwe uramutegeka se kubera iki ukuri wavugisha ukuri wahakishwa ukuri wavugisha ejo ushobora kuguhakishwa biterwa naho uvugira umuhanga bigenda bite uravuga iki urinde d'abord uravuga iki urakivuga ryari urakibwira nde urakivuga gute yego no abari guhuza izo kesi zose birasaba ngo uvuge amazina hari ababivanga wimera nkabo yego abari guhuza izo kesi zose nkubwiye izo ngero bakavuga ngo Theo nawe arashobora kugendera muri uyu murongo wispekira turavugana kandi arabyivugira arahari aravuga kuki bahita bamutekereza se nkuriya mwana wagiye kuntekereza ngo nanjye ngo navuga ngo ibiki n'ibiki Theo arahari aravuga so ibyo ni imyumvire yaba abandi muri cya kiganiro tuzakora ejo
nibo bambika umuntu iyo sura, batangiye kugushyingira umunyabyaha, bagutangiye ubwo bakototeye wabyumvise, bagatangira kuvuga ngo ubwo ugiye aha uzavuga utya, n'abakiri aha wabyumvise bari apotre na pasteur bicaranye, batangira bavuga ngo Karegeya ngo nawe biriya yabivuga, uranekereza wa mwana we, nababaye cyane. Nahoze mvugana na se banagize ibyago, isarambwa ati nukwihangana, uriya mwana ni mutoya ntabwo azi ibyanjye nawe, ati hangane tuzavugana muri kino cyumweru, ariko niyo mitekerereze. Ahubwo kiriya kiganiro ninkigeramo nzanakwereka inzira, impamvu nabihuje n'ubuhamya bwa Jarudi, nzakwereka inzira kujajinga umuntu, kumwita icyo atari cyo, bimuhindura mu mutwe, umwishe mu mutwe, uhinduye uwo yarari we. Challenge ni izihe? Abo bantu bafite urubuga, sibyo? Yego. Ariko nta mbaraga bafite, ni za mikoro na kamera. Abandi abafite imbaraga baba bafite uko bashima abantu. Nabonye angane iri twita ya wa mugabo wa mukiro kuri twita, ndaza kwisoma nayo. Abandi abafite imbaraga zo gushyikira umuntu ukora neza, biratubabaza cyane, ni bakeya babivuga mu ruhame. Ngiye nagize amahirwe nibura hari babiri babivuze mu ruhame, ariko hari n'abandi babimbwira bucece, bakanambwa ngo ntuvuge ko twabonanye. Abo bantu bafite izo mbaraga bashima ibyo dukora, bakabaye babishima mu ruhame, nibura bari babona uko baceceka. Theogene yavuze yagiye ajya, niho haturutse iyi twiti y'uyu mugabo, urumva amwitendekaho, kandi ibyo yavugaga birashoboka cyane. N'abandi natwe batahangaha bari bize, ntago we nta kintu we bavugana nawe. Ubwo bitumye ngewe wambujije kuvuga ko twabonanye, nzakomeza muhishire, ariko yarampemukiye. Iyo yemera ko mbivuga ku mugaragaro ko twabonanye, ntabwo abangaba bari gukora ibi ngibi. Abantu mwese tubonana mufite imbaraga, muzajya munsinyira ko mwemera ko mvuga ko twabonanye, ariko ntabwo nzabibahata. Sorry, ntabwo nzabibahata. Hanyuma rero RMC ihagaze ibi bintu biri kuba mu itangazamakuru. RMC batangiye kuyivuga ubwo abanyamakuru bafunzwe, navuzemo ni benshi, baba tipe batatu bamazemo imyaka 4, urabyumva? Na Robert Mugabe yabayeyo, Theogene yabayeyo, bari abana batatu bari bo Shadrake n'undi ntibuka izina, pareke ngo bari babreakinze inkuru ya Nyabimata, ariko amagambo yavugaga ko bagambaniwe na RMC. Bivuga ko si uwa mbere, Theogene yabivuze, si uwa mbere, si uwa kabiri, bivugwa ko RMC, secrétaire executif wa RMC, aho gufasha abanyamakuru abagambanira. Ngiye ku giti cyanjye, muri ano mezi ya vuba twabonanye ku bintu bibiri. Icya mbere, dukora ikiganiro kuri wa mukire wo kuri Twitter, igihe yavugaga ngo abaturanyi bazaza kudukoropera no gukora mu mawese. Twakoze ikiganiro turi bane, ngewe Theogene, Rukizangabo na Sam. Noneho mpita mbona invitation, twari hano muri iyi hoteli ifite yitwa ngo ikidi kumanza ari abapfa kurererega, aha ngaha hano haruguru iruhande rwa Plaza, ubumwe Plaza, ngira ngo ubumwe Legacy. Muri icyo cyumweru twagiyeyo, sinzi ibyo bari bagiye kumurika. Noneho umunyamabanga ashirwa ko wa RMC akimbona ngo ngize amahirwe ngo Samu ngo na Karegeya ngo bari hano mu ruhame, avuga ko mu kiganiro twakoze ngo twangije izina ry'uyu mugabo, uwo mukiro kuri Twitter. Ubu rero ntaramenya ibiri hano. Iyi Twitter nayisesenguye bihagije, ariko hantu na icyo gihe twanamugiraga inama aho kugira ngo yangize abanyamakuru b'umwuga, bamushyigikira, uri buko bamubwira ngo delete ko avuze delete, ariko yagomba kongera kandi mu Kinyarwanda. Dore si paragraphe 5
muri paragraphe 5 harimo amakosa 15 warangiza ukirwa wirata ngo urakize kuri nzayisesengura nitonze kuko nawe namushyize ku rutonde noneho nkinjira muri sale bati Samu na Karegeya muri hano uriya muntu mwaramu ariko nimara twaramucubije tugaruka mu byo yari yamaze gukora avuga ngo umuntu uvuga ko iwaba ari ibyumba ngo ubwo ngo baracyafite ibintu byinshi ibyo muri reyo ibiki mugira inama nta kiganiro cyanjye kitabamo inama ndabwira ngo aba banyamakuru gutuma bakora amakosa bigatuma baseba kugira ngo minisitiri avuge ngo delete kubera ko yaje gushyigikira udakwiye gushyigikirwa abo banyamakuru bakaba abajyanama be bamubwira bati bitwara utya advisor muri communication ufite amafaranga yo kubahemba ariko urishora ukaza kumanipira indimi abazize duhari ntuje ngo tuzikwigishe wiga kuzandika uravuga amamiliyari yo kuri Twitter utabasha no kurokita umwarimu kwigisha ikinyarwanda ngo ubashe kucyandika neza. Twagiye dore hano rero ngiye kugira urihangana nibwira ariko ndihuta Theogene rero Theogene yigeze kwandikira RMC hanyuma baramusubiza bati Dear Manirakiza, thank you for taking the time to submit your complaint. Ubwo hari umuntu yarimo yiyamiriza complaint Theogene uko abivuga ntago yigeze ikurikiranwa bamuha tracking code but our dedicated team is currently working on examining the details provided in your complaint. If further clarification is required, we will reach out to you promptly. We will keep you informed of any progress. Ibi Theogene yavuze ko bitabaye. Iyi ni RMC yandikiye Theogene. Barandikirana. Theogene kuri 24 z'ukwa 4 hari kuwa 5 amuga ati hello no feedback rwose ibi bintu birakabije aributsa ya complaint yatanze undi aramusubiza ngo bonjour ibiki bikabije. Theogene ati buri munsi Gasuku aramparabika ku buryo niba nta gikozwe nenda gutangaza ku mugaragaro ko mpagaritse itangazamakuru kubera harassment. Uwo ni Theogene yandikira ego ati sinzi impamvu buri gihe ushaka ko nge nawe duhangana kandi ukumva wowe uko ubyumva wabimbwira ariko ngewe singire uburenganzira bwo kuvuga uko mbyumva. Umwana ashobora kuba yarakurikiranyije amapaje nabi ariko nta kibazo. Ati kwanza RMC ni yanjye kurusha uko ari yawe. Uwo ni Theogene atangiye kurakara. Ati RMC ni yanjye kurusha uko ari yawe. Wowe uri umukozi, si wowe ikwiye kurengera, wowe uhemberwa ibyo ukora bikarangira. Njyewe ndayikeneye ngo indengere ubwanjye na media house yanjye now and forever, ariko wowe ejo wanakora handi ugasiga RMC ikiri mu manga ukagenda ntugire ingaruka bikugiraho. Aho yari yarakaye. Ibyabibanjije turaza kubibona. Hanyuma yindi message iti this is your view not the reality. Nta rwego nifuriza ibyiza nka RMC ariko nababajwe nuko mbona ruri too weak to protect journalists. Uwo ni Theogene. Hanyuma undi aramusubiza ati you are so biased kandi fura siko zikora. Ubu uramutse ugize ikibazo n'umugore kubera weakness wajya kumutaranga ku karubanda cyangwa uramwegera mukajya inama on how to improve. Ese tuvuge ko ari wowe wenyine ufite the right lens to judge the competence of RMC. Ajubise kigira ikiganiro kikaze. Hanyuma Theogene ati don't intimidate me mister. RMC si umugore wanjye n'urwego rukwiye kuba rundengera nduzi na mbere yuko urugeramo. Ariko nawe urumva umuntu ugereranyije ufata ikigwa akakigeranya n'urugo ntabwo ari kimwe. Yego. Ariko nibyo icyo yashakaga kumubwira yari ipareke Theogene yari yatwitinze. Noneho baramubwira bati iyo uzi ukatubwira tukabiganiraho ntujye ku karubanda kuko kuvugira ku karubanda hari abantu benshi batabikunda ariko nabakora nabi. Aha hanyuma rero
undi aramusubiza ati none se post zawe kuri Twitter cyangwa YouTube ubona ari byo byafasha RMC gukomera uko ubishaka? Ubwo yarimo avuga ati hanyuma kusubiza cya kindi cya intimidation avuga ati I'm not intimidating you, I'm challenging you and helping you do right thing. Urumva ikiganiro kitoroshye cyane. Hanyuma arongera avuga ati abwira Theogene ati ni wowe uvuze ko RMC ari yawe kundusha. Are you behaving as a responsible citizen by that kind of approach? Better reform ati hinduka. Hanyuma ati try to show your support in helping RMC become better. Ati gerageza ushireho akawe kugira ngo RMC ikore neza, better in service in more respectful and constructive manner. Ati nibura yiyubake itera imbere mu buryo bwubaka. Ati nubona umwanya uze kuza tubiganireho. I share my thoughts face to face. I think you will understand my point of view. Hanyuma Theogene arabyemera ati at least rwose ndahari tuzabonane tuganire. Ndi umunyamakuru nkaba n'umushoramari muri media ufite abanyamakuru n'ikigo gikeneye urwego, nta wandusha kumenya ko ndukeneye. Akanyuma ati kudafunga se bisobanuye ibyo wavuze mu kiganiro. Shingiye kuri your previous ex post ku kiganiro cyawe wakoze etc. Your intention are ill-willed ni nko kuvuga ngo birarwaye. Abyumva ati shingiye ku byo washyize kuri Twitter n'ibyo wavuze kuri YouTube, ibitekerezo byawe birasa n'ibirwaye, birarembye. Hanyuma noneho Theogene ati this is your view not the reality. Niya inene nahere ati nta rwego nifuriza ibyiza nka RMC ariko nababajwe nuko mbona ruri too weak to protect journalists. Ukeka ko napfuye kwandika nta hamu nahuye nayo. Amubwira ati ati ntabwo murinda, ntabwo muprotege abanyamakuru. Kandi ejo twarabibonye muri UPR ko recommandation bahaye igihugu cyacu ari ukuprotege abanyamakuru. Hanyuma amubwira ati urakeka ko napfuye kwandika se ntarahungabanye? Undi ati kudafunga, ku gisubizo cyo kudafunga bisobanuye ibyo wavuze mu kiganiro. Hanyuma undi ati mu kiganiro navuze ko wanyemereye ko ntacyo mwatwara umuntu wibasiye umunyamakuru adafite press card. Unyikiza umbwira kwandika ndabikora and finally I go to you. Bamusabye kwandika niho handi bamwandikiye ngo twabonye ibaruwa yawe ariko ntihaba follow up, ntacyo mwamukoraho. Ikiganiro ubwacyo navugagamo kuba urwego ruvuga ko rurwanya ko cases z'inkuru zijya mu nkiko ariko bikaba birimo kwanga, which is true. Nibyo ngibyo nari nibagiwe ntago wanyibukije cyagiye nkubwira aho mperukanira na yes. Ubwo ni cyagiye ambwira ati uriya muntu mwaramwangije ahandi nejo bundi bagira ubusa ngo yigeze kumusubiza amubwiye ngo iyi content imazike. Ambwira ati banza wumve ikiganiro cyose. Abantu mukatutuntu, abantu mwumva mushaka kurenganura abantu nimukumva agace k'ikiganiro. Ibi bintu nabyisabanuyeho inshuro nyinshi, abantu bakampamagara. None ngo hari naho nababwiye ntago nzongera kubitaba, muzajye mumbwira ikiganiro cyose mukore evaluation umuntu kumpamagara. Kandi bwarakeye biraba. Arigene navuze ijambo kubagama, abantu baraterura urwego rubishinzwe rwampamagara ndavuga ni afandi wumvisha ikiganiro cyose banza ucyumve. Amaze kucyumva arambwira ati yewe ati icyo wavuze birumvikana. So kumva akantu k'agace rero bagira ubusa. Icyo gihe bambwira ngo content ngo imaziki, nawe yarasubije ngo umva ikiganiro cyose. Reba scandale rero zabaye ejo bundi. Igihe nkora ikiganiro kuri nari navanze iki niki icyo nakurikiye navuze kuri umuntu wari wanyise umuheza nguni. Umwe wavuze ngo ntiwamenya icyo akunda, ntiwamenya icyo yanga, mbese ni umuheza nguni. Uwo namukozeho icyo gihe mvuga no kuri Sibomana. Undi navuze icyo gihe ninde manza ari Sebi Radio cyangwa ninde simbyibuka. Noneho uwo muntu namwise umuhari, ako kumuhari none akumuhari baragakata. None n'uyu narimo nkubwira inshuro mperuka mbese kugirana ikiganiro n'uyu muyobozi wa RMC, umunyabanga nshingwabikorwa, nawe yarakase avuga ngo ibi ni ibiki, ngo ko navuze umuhari gusa.
ntarebye ikiganiro cyose yewe ibiramambo muri icyo kiganiro bose bampamagara bavuga ngo watukanye umwe yarampamagaye bose bo muri RMC umwe yarampamagaye ngo wavuze ngo niduhura nzabimubwira icyo ni igitutsi kubera iki agace yumvishe k'ikiganiro atacyumvise cyose ubwo yari kuri kese yangoboka ntabwo ari Sebe Radio ni kese yangoboka kuri kese yangoboka nari navuzemo ko hari umunyamakuru wafatishije ngoboka babyumva ndavuga ngo niduhura nzabimubwira none umwe arampamagara ngo wavuze ngo natukanye ngo niduhura nzabimubwira icyo si igitutsi undi aca iruhande ngo n'uyu muhari atumvisha ibindi byose ibyo rero itangazamakuru navuga ko bitari ahantu heza nshatse nanarekera ahangaha yego kuko ikigaragara cyo ntabwo ndi kubona RMC irwana ku ruhande rw'abanyamakuru ese turacyafite umuntu usanga imyaka mu murima we akarandura agasanga amatafari akayakatisha akaterefirari naho bakeneye no kwigishwa ahubwo bamuciye make ariko yajya mu rubanza yari kuba menshi yego iyo nkuru niyo papi yakoze umugore ashaka kumwitendekaho ngo nawe yararyize reka dusoreze ahangaha ibiganiro byacu byo nakagaruka ariko mbere y'uko dusoza reka manze mbwira abantu ko iyo ushaka kubakirwa inzu nziza kandi ikomeye ugana Premium Construction Group bakagufasha iyo serivisi yo kukubakira inzu nziza cyane isa neza ikomeye kandi ibikoresho bimwe na bimwe bafite imashini zibikora bakorera hano i Remera mu marembo ya REB ndetse bafite n'ishami i Rusizi mwabayigana rwose bakabakorera ibintu byiza cyane bavanze abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga urumva ko iyo baje kugukorera bagukorera ibintu bya très bien ikindi tubahamagare kuri nimero 0784 42 cyangwa 0785 9 80 yego hanyuma kwa Musonera Sostene naho ni hano muri Vista Kigali rwose abari kureba match ndibaza ko mwahagiriye ibihe byiza na ahantu heza na ahantu hanini na ahantu urebera match rwose wisanzuye bafite ibyumba byiza byo kuryamamo ni icyumba gifite n'uruganiriro ndetse n'urubaraza bakagira igikoni cyiza giteka neza bakagira abaseriveri baza kutwakira ibintu bimeze neza cyane bakorera sare z'inama nizo nahereho ziri kubera mwizo match biyari mbese hano muri Vista Kigali ibintu